ugenda usura umuhanda wanjye uzajya upfura utora wangunze we. Umugore ufite? Nzagira. Nta mugore ufite? Nzagira. Ubu we wavuye iwanyu ukuye mama wazi kuri hano? Erega wicaye watimaje ndabona mwankwe yerega sinababeshya ubu ngubu umenya mwana Tani nzajya nkuzana ahantu hankara akayaga ahantu ku mucanga urahamenya ntabwo ndahagera ubusire nzajya nkujyana ku mazi gutyo ugende ariko ndaza kuza iwanyu ndaza urajya wabo se kugira cyangwa reka nkubwire wa mugabo umaze igihe ugenda ahubwo ni wowe ugenda ku bantu nta n'isoni ngiye kuza naho ubundi nyine ngiye kubitangira iriya mishinga nyine ariko ibibanza narabiguze ibintu bimeze neza nuko mbona hari igihe bigenda bigorana gusa ibyangombwa byo muri ino minsi haburaga cya kindi cya gitifu w'umurenge ahubwo nuko njya mbona nyine hari ibintu by'ibibazo bigenda biza umunsi ku wundi bigorana gusa ahubwo hari agatekerezo nari mfite aho n'ejo bundi nagiye kuri banki yanjye nsanga nyine kubera ko ntaheruka kuverisaho hari amafaranga nyine mburaho nagira ngo ngurize makeya nyine ndebe ko ejo namenyesha amabuye amasima yo narayazanye oya nungubu nyine ikibanza nari nyirimo nari nagiye kukireba ariko nuko nyine ibibazo bitajya bibura ibintu ibibazo n'ibijya bibura hari imbwa ziba zitugendaho umunsi ku wundi ntizibura kumuka ushara byo buretse hari n'imbwa nari mbonye itanu nayo igimoka bugize hari n'imbwa igimoka buretse gato murabishye ngo ufite amayitaje yavanye wabona kandi kuvuga n'umukobwa uratushushurishe bogisange urashora yanuye yakarisasi turashora yitwaye ubundi uri umupfumu uri umurozi uri igiki wangigiraho kandi reka nkubwire ako kungendaho buri munsi ahubwo ucakaho iki wowe ugenda usura umuhanda wanjye uzajya utora wangunze we ejo bundi kaje kanyaka amafaranga 1000 kagiye kubura nukubwiye ngo bigaruke ibyo ngubwiye ngo biza ari isoni ubwo uraje uzagenda uneze mere umubwire ubucyari kuri kamanze nkubwire uramukobwa umubeshyera iki byo birakureba se bitandeba se ubwo murafata urubyiruko rw'u Rwanda urimo narubeshya kugira baguha amafaranga ubu nk'amafaranga umaze kumurya ku mari mfashe se nkamushyiramo ikiziriko ngayana amayetaje nta n'akaruru uragira nta ngondera ibyatsi wubaka abona uko kibona n'ibisiripa bindi amara abantu bagenda bareba ibitabareba rwose ubu ngubu ari nge nawe ninde wambaye neza da mbere yo kungenzura reba ikote uri kuri wabuze naye sabune ngikote reba no mupira ukuntu usa ahubwo winankoraho ibi ni ibiki biziritse aha izi ni style bro mujye mureba ibibareba mwana cyangwa impano tuzana wambaye nk'umuntu wirirwa ku kirinka warangiza ukaza ugenzura ibikureba ntukaza ungenzura iyi telefone wowe wayigondera abakobwa niba mba nababwiye ngo bampe amafaranga nawe nshyiramo ikiziriko ndetse na etaje nzayubaka wambwa mva imbere reka nkubwire umbwire iki se kandi ejo bundi nabone kuzaza ndeba mbwira ngo ngurire icupa ahubwo ibigofero imbere makayabo nta n'isoni ngunze we kamanze ngurabure gato mujye mureba ibibareba umbwire iki nagize kapapa kari kancira nabivuga reka umuntu abagomba kuza kwinjira nabi bro umuntu abagomba kuza kwinjira nabi yinjirira nabi se genda inzu itakinze wagiye winjira mu nzu zikinze ukamenya nuko uzinjira ubejeho nini niyubakira inzu ntabwo uzaza winjiramo nubwo wakarabye nyine ikibazo nuko abakobwa ngo babatubure n'amazi nawe uzareba butuburira nuko batakwemera niyo sura mbi imbere ariko ubundi na desa hejuru y'iki se wankureye iki ibise ngo mbikoreshe iki umuntu w'umusirimu umwanya tutwogosha nuza nererwa neka imitwe wowe ubwo urenze guteka imitwe ibi ntabwo ari ibyo wibye kwa Nuzariya kwa Patrick tuno twogosha za borozi ba hano borozi ziza he ntabwo nazimeze izo zimera batindi mva imbere ariko reka maze nkubwiye utazabijyana nugaruka no mu rugo nzagukocera wanjye tugenda zanatora nibuye mayitera nawe narakumena n'umutwe imbere wambere bere mufite ishyari mutsa babanyemeye rero we byo umenya ngo banyemeye kama igihumbi kabiri ntacyo ngo haye mva imbere wankoreye iki se
gakorerwa ishyiga rishyushye wangunze. Yego rata sheri. Ahubwo uwo mukobwa bureka naje njye kumureba ndamusange waba bureka Allo. tani nzajya nkuzana ahantu hankara akayaga ahantu ku mucanga urahamenya se ntabwo ndahagera. baba we hose nzajya nkujyana ku mazi ku mucanga Yewe. mbese ngutembereze nta kintu ubundi ntazavuga Nuko shiri. nzajya nkaguha rwose utembereze ahantu nkujyane muri ramuzine Yego. tujyane mbese ahantu hagiye hatandukanye Yego. hari undi muntu wari wakugeza kuri Oya ntawe ni ukuri nyuma Ah, nzajya nguhobera we. noneho iyo umuhobeye noneho iyo umuhobeye mpita nguhereza Yego nuko. akira amafaranga sha Shashiri urakoze. kurajya neza ndajya nguhereza Nzajya ngukunda ni ukuri. nkunda amaji nzajya nyakugurira Ukuri icyo ushaka cyo kunywa cyose biti njya nguha nzajya rwose ubundi buri kimwe cyose nzajya mpita nguhereza ngewe ntacyo ntazaguha ubu Nta kindi nakwitura usibye kuguhobera. harabaza cyane Akaguha rwose rwose. urakoze Ubona? Umuntu ni nkawe. ni ukuvuga ngo ubu ngiye kujya ngupangira Yego. ku wa mbere ku wa kabiri ngupangire ku wa gatatu ngupangire mbese icyumweru cyose none tugera muri weekend yaba data we nkujyane ku mazi utembereze Yego. nkunzana ahantu nk'aha mu busitani Yo. mbese igihe ni ngutembereza urumva n'ahantu kuri muhazi sura ujya hamenya Ntabwo mpazi. yaba data we nzajya nkujyana kuri muhazi jyewe mugende nkujyana ahantu hose ahantu kuri muhazi ubundi amazu Yego. ubundi aba yubatse mu mazi ahantu usaba wahagera Ntabwo ndahagera na. ahantu nzakujyana nkujyane ahantu ubona amazi ari mu mazi Yego. mbese ubona ibyiza bitatse u Rwanda Yego. ntacyo ubundi ntazagura Cyangwa buri kimwe cyose cyose nanjye icyo uzakenera nzajya nkiguha. cyose ibyo nibyo nkunda ubundi rero ntacyo nzagutera ahantu hose nzajya ngutembereza ibyo mbona mana yanjye ibyo mbonera muri iyi si nagahomamo. Wa mugabo ntabwo ufite umugore? Nta mugore ufite? Nta mugore ufite? Ubu wowe wavuye iwanyu ukuye mama wazi kuri hano? Erega wicaye watimaje ndabona mwankwe yerega sinababeshya ubu ngubu menya mwana sambanye. Ubu uyu mwana ntabwo wamuteye inda. Mvuye apfiriye yamuye n'umugabo arimo arabeshya umukobwa ngo afite amataje ngo afite ari ku mwaka amamiliyoni n'amatiriyoni none nawe wafashe umwana w'umukobwa umutereka. uri igiki Wa mugabo ntunyurire ubundi kuki uyu mwana ubu umaze gusambanye nta n'isoni ufite. ukunda kugenda ku bantu Rekura. Ubu wavuye iwanyu kubuye. Ubu mama warabizi ko uri hano mwagiye mureka guteza ibibazo ababyeyi mwabana. Wakubuye se ubu ngubu bazi ko uri hano bazi ko wakoze ibyo ngibyo wakoze n'ubu ngubu biracyarimo birananukira. Nta bintu twakoze. Ibyo biri kunuka ni ibiki? Uriya mugabo uramuzi? Uzi ko afite urugo afite umugore n'abana? Uzi inshuro amaze gusenya gutazibara? Yaje reka yaguteretse wicaye watimaje reka sinakubeshya uri muri firingi reka arimo arakubwira ngo ibintu byo kuki koko umwana uvutse ejo tumureba ruriya rugabo uzi ko rungana nka papa wawe ahubwo urasamye wicaye watimaje warambije ubu ngubu yaguhenesheje reka sinaguhera arahenura amaguru aramanika aragira gute dore no ngunzu na dore sibyo mama abwira dore reba rora Buretse gato ariko ubundi wowe vipi zanjye ariko wowe vipi zawe mani buri munsi kandi we duhurira mu ngaro nyine dore uyu nguyu yari arimo asambana se umugabo mufatanye nawe ari he siga ibintu yari yambaye mu mutwe wagira ngo yarasaze ahubwo rwabona mwana mufitanye gahunda kuko munye muturuka ahantu hamwe afitanye gahunda kandi reka nkubwire ibintu byawe by'ingaro za buri munsi undi wagiye ureba ibikureba hano ninde wagushinze kureba ibintu by'abantu ese nari ibi bintu ntabwo tugomba kureberera igihugu farati hagurukire wigendere yagurukire ugende ariko ndaza kuzi wanyu ndaza kubiragiye wabo se kugira cyakora reka nkubwire wa mugabo umaze ugenda ahubwo ni wowe ugenda ku bantu nta n'isoni giye kuziyamamaza mbe mudugudu saba mudugudu ureba ibitamureba se mudugudu ibitamureba ariko ugenzura ibitakureba mwana nkawugira abantu basambanye ninde wavugiye kuri telefone ubundi ninde waguhaye kuri telefone abasambanye n'uriye bufashe ukagira ubusa nkubwire gereka ibintu byawe byo kwiza ugenda ku bantu bimenyetso ntabwo ibi bintu byasava ngomba kuba mudugudu ngenda kigeze maneko ubundi suzi icyo ndicyo wangunze teka mutwe gusa tunzwe n'amafaranga y'abakobwa ngaho nyuru wishimize gunzo ni wowe ugenzura ibintu by'abantu bitakureba nkubwire wajya ureba ishwe ninde yasambanye
gasambane n'ibikeri kabogere kabunge wa wasa mutuntu kakana manifizo n'agahimba turashima cyane